nubwo Minaloc ivuga ngo nta byacitse ibyo amabaruwa biri ku muntu umwe mu ijoro rimwe hari abandi bagira ibaruwa imwe mu myaka 5 aho bitacitse umuntu asubijwe mu kazi nta kinguye na ofisi ntasuhuje abakozi bari bamukumbuye ahise ahererwamo transfer imiyoborere se gute se baba bumva ko bitazamenyekana yasubijwe mu kazi ku bugitifu ahita aboneramo mitasiyo ku karere nk'umujyanama nyobozi vuba ntigeze bagitifu umunsi wose ntago yigeze ajya imbogo amasaha reka okay no muri baki ibyo komisiyo yavuze byashyizwe mu bikorwa ariko sibyo biri mu bikorwa byashyizwe mu bikorwa mu nyandiko iryo joro yego bitaba mu transfer implication ya mbere nuko umwanya yagiyeho udatangirwa ramsam ya mafaranga ya transport uko gitifa abayiruka ibihumbi bigera muri 900 iyo uyobora umurenge hari amafaranga uhabwa kandi ayo mafaranga niyo uheraho wishyura imodoka y'ideni wafashe umwanya ariho ntayo bagena kuko ni mu biro ntasohoka poste ye iramuhombya ibihumbi 900 bifatirwaho yishyura imodoka bivuze ngo azajyamo ideni ry'imodoka kuko yarayifite odejo okay hanyuma mu guhagarikwa niba yarabaye umwere ku makosa yabazwaga akamara ukwezi kwa 6 kwa 7 kwa 8 kwa 9 amezi 5 adakora hari uwamusimbuye wahabwaga ibyo yagenerwaga none wabaye umwere agomba gusubiza uburenganzira burava hehe kuwa musimbuye yahembwaga baramuhemba ayahe itegeko rivuga ko iyo ushoye leta mu manza ni wowe wishyura nyuma y'uzishyura none kuko urumva ntabwo bamuha umushahara we iyo ubaye akite usubizwa uburenganzira asubijwe uburenganzira bisaba ko yemererwa guhembwa kwa 6 kwa 7 kwa 8 kwa 9 kwa 10 atanu kandi kuri muri bije y'akarere bayahembye wari wamusimbuye ngira ngo ni nka SEO hari ushinzwe uburezi kuko wa mudamu yari mushyashya uriya etat civil ubwo bivuze ngo biraganisha ayo Frodouard nasaba umushahara we kubera ko yabaye akite yagizwe umwere umushahara mu karere nta urimo wapanzwe hazishyura watumye ayo makosa abaho meyo icya kabiri Frodouard ni yambura imodoka kubera ko atari kubona ramsam mu kubona imodoka mu masezerano n'akarere kaba karimo karamwishingira yego muri Rusiga hari abaturage bari barambuwe amasambu n'umukire ufite inzu Nyabugogo yubatswe n'abanyururu okay iyo dosiye uwo mugabo uwo mukire afite n'izindi manza za Nyaruguru za Karongi nta birenze yego ariko bikavugwa ko reka rero no kuvuga ngo bivugwa ko umwe uwamaye amakuru ubwo kugira ngo abumva ko nabogamye babone icyo baheraho uwamaye amakuru numwe mu bana babo babyeyi bambuwe amasambu arambwira ati turega umukire uruhande rwacu abavoka bacu nibo bagiye muri ayo masambu bajya kuyabarira batera imetero bamenya uko angana babara n'ibyo bajya mu masambu ariko mu murenge uyoborwa na Frodouard yego bagakeka ko umukire we yaba yaravuganye na meya kwaje urumva urubanza ruzamo miliyari 15 kuba watera imetero ukavuga uti umuntu yaryamo kuko icyo kuryamo kirahari pe kirimo cyane ntabwo urubanza rwaguhagarara miliyari 15 urutsinzwe urambwira ko kuba wavanamo miliyoni 500 cyangwa se miliyari 1 karunyuruza nivo avo iryo teri mukoresheje bazari bari kuri wowe ariko mukurunyuruza nk'uko bivuze wa mugani mukurunyuruza nk'uko bivuze habaye geste zuko akarere katashakaga ko abahagarariye abaturage ba nyina amasambu bagera kuri tere
bakabarimita. Aho rero niho bandi batekereza bati wasanga harimo akantu. Noneho mu kubarimita gitifu w'umurenge, so rero mu bantu babaye inshuti na Nadine hano mu mujyi wa Kigali, cyane cyane ibice bya Batsinda aho yacururizaga, ashobora kuba atari baratuye ariko nawe hari aho ngo yageraga agasa naho wari iwanyu mujya mwata imirima. Yego. Wari watira umuntu se akimura imiyenzi, ati akagira akamenya ngo yarahagabanye. Yego. Kuko urumva abagore beza rwose, niba umugabo ufite urugo akuremeye mugahuza urugwiro by'igihe gito, witera imiyenzi. Yego. Witangira kureba muri telefone, witangira kumaza ngo uravugana nande, ufite umugabo nawe afite umugore, ari ikintu kito kibahuje. Yego. Kandi niyo waba uri konsanta wo gusenya urwawe, we ntabya niyo gahunda ntayafite. Yifitiye umugore we inyagasambu, ava Nyagasambu akatsa imodoka akaza kunywera Ibatsinda agira ngo akurebe wowe Nadine. Yego. Mukaremerana, mugakemurana ibibazo. Akabishaka ko yibagirwa Nyagasambu, we mubwira ngo nujya ugera rugendo ujye ukatiraho, cyangwa umubwire ngo nugera mu cyumba Nyagasambu ni nguhamagara jya unyitaba. Hari abantu watira bagatera imiyenzi. Iyo mubanye gutyo ni imibare 1 2 3, ibintu biba bibaze, hari aho utarenga. Yego. Kuba umuntu akuremera. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa, kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karegeya Omar Pano nanone kandi turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane, turabashimiye kuba rwose muhari. Iyo mvuze ngo murahari nuko iyo dushyizeho umukandaho nibyo kubashimira rero. Twizere ko muri amahoro aho muherereye hose. So rero ndabona ari umucyo, turi muri green niyo shusho ubona rwose, green and yellow mu mabara meza agaragaza n'ubundi kenshi na kenshi idarapo ry'u Rwanda, kuko n'u Rwanda rwanditseho. Ubwo natangiye ngaragaza uko ndi kubona Karegeya wicaye imbere yanjye, ariko nanone sinabura kumutera iteka mubaza uko ameze, ko yaramutse. Urebye ndaho nuko ndwaje umwana, ibyo ntago twamukuye ku ishuri arwaye, ariko birimo biragenda. Bibaho. Twaramuzanye tujya kumuvuza. Ibiryo byo muri internet manza za internet harimo utubazo biri kuri korana bararya bagacibwamo. Rimwe na rimwe wenda byatetswe bite, byateguwe bite, cyane cyane no amata aturuka hehe, ibintu nk'ibyo. Ariko azakira byo ndabyizeye, azakira byo ndabyizeye. Hanyuma reka mere kuri rya tangazo. Mu gihe ntarabona umwanya wo kujya gufotora inzu umuntu yaduhaye, niko navuga. Yego. Ntabwo yayihaye KOP kugira ngo yishakire umukiriya, hanyuma amafaranga azavamo habonekamo miliyoni 2 zo gufasha wa mubyeyi w'abana 6 uba muri ya mikoki ya Karembure. Nishimira abantu baramufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko wowe yaravuze ati ikintu ufite ahantu navana inkunga yo kugutera ni inzu yanjye iri ku isoko, nigurishwa miliyoni 2 nzaziguha uzishore. Aramubwira ati tuzabwira uwo munyamakuru ugusabira wagukoreye ubuvugizi, ugusabira ubufasha, agurisha iyo nzu, rero namwe muzamfasha. Wowe Jarasi na Jarasi official yawe, n'abandi inshuti, aba diaspora, abakurikiye abafana n'abunganizi bari hano, waba ushoboye kugurisha inzu cyangwa se wakenera kugura inzu, wabaza ushaka kugura inzu, yazanyura hano. Inzira i Kanombe, nzajya kuyifotora ubutabazayibona, ariko no kugira ngo abantu bitegure mu mutwe ko
ubwo niyo sheni ikigenderewe ni uko inzu igurishwa uriya mubyeyi akabona igishoro uriya w'ikarembure yego rwose wawe ashyira abana izo miliyoni 2 azibonye ubwo twamushakira ahantu yabasha kubona akabanza ka 800 hanyuma agashora wenda miliyoni 200 akaba yita ku bana noneho kera kabaye akazagondagonda akantu k'inkarakara cyangwa ibiti ibyo rero ni byiza cyane ibyo kugira hari ikindi nibagiwe hari umuntu hari gahunda nibagiwe hari undi muntu wampaye inyubako ebyiri imwe igurishwa Igikondo n'indi ikodeshwa Igasanze nabyo sindajya kubifotora hakaba n'undi muntu nawe ufite umushinga wo kugeza amazi ku baturage shimire umugitifu umwe wamfashije kumenya utugari tumwe na tumwe mu karere runaka tukenera amazi cyane yambwiye ko ari hanze nawe ariko arimo arashaka inkunga njye mugomba kumuha amakuru yo kuri tere ubwo nawe kanizere ko nzajya kuri tere sura utwo tugari mubwira uko amazi aboneka n'ibigoye n'uburyo bayabona ubwo nawe nari namwibagiwe kandi akurikira ibiganiro kuko yampisemo ahereye ku biganiro aba ari hano uko nabivuga ubwo ibyo ni ibijya mbere hanyuma rero banza wamamaza amakaro tubone ikaroyo barayizi cyangwa se abakeneye amakaro cyangwa n'ibindi bikoresho byose byo kurangiza inzu nta handi ni ku Ikaro Plaza ni Remera hano munsi ya gare iteganye munsi ya station iteganye na gare uhita ukata aho ngaho rwose uhita ubona inzu yitwa Ikaro ariko ushobora no kubahamagara kuri 0783505046 kwa mwarimu Clement aho banyarukireyo arabafasha abakeneye kwiga yaba permis provisoire permis définitif aho hose aragufasha afite igitabo cyitwa Menya Utsinde ariko ushobora no kumuhamagara kuri 0782473722 reka twanzike rero yego twanzike ariko duhere Rulindo cyangwa duhere mu Bugarama ikiganiro oya Ubugarama twakoze ibiganiro byinshi turaza dusoza yego turahera Rulindo naho nubwo tutakoze bikeya ariko ntabwo Rulindo yo turahita dusoza na Bugarama ntabwo dusoza ariko icyo nshaka kuvuga nuko muri Bugarama twakoze ikiganiro tumaze kubona itangazo rya RIB dukora ikiganiro tumaze kumva ijwi rya Didier tukora ikiganiro umunyamakuru wa KOP yasuye Nadine tukora kimwe kigaragaza ibiganiro bibiri Nadine yivugira yego so ibyo biganiro byose uko ari bitatu binono bikeneye ngewe ku giti cyanjye ubusesenguzi nakuyemo muri byose by the way na Vincent de Paul twagerageje kuvugana ariko ntabwo ari muri position yo kuvuga yego kubera situation arimo ntabwo ari mu kazi yego aracyakorwaho iperereza niko nabivuga baracyamwigaho ntabwo yahita yego yiyangaje muri ubwo rero ntabwo yahita turahaza hanga turahaza arabyemerewe ariko se ntabwo yapfa kuvuga ashobora kuvuga uko abona ibintu bikazambya dosiye ariko reka twizere ko bizagenda neza yego so niyo mpamvu Nadine dosiye ya Nadine na Vincent de Paul na Didier turayikorotira tureba dusesengura ingingo ku yindi mu byo twumvise n'amasomo hanyuma rero Rulindo yo ni nayo ndaza kubanza ubwo reka nkomerezeho yego Rulindo nyine twayivuze amabaruwa 3 ibyo meya gutsimbarara guhangana na komisiyo noneho tureba aho bigeze kuko byarangiye ngira ngo ubushe twakoze ikiganiro ndi kubabwira ko twakoze ikiganiro ndi kubabwira ko gitifu Frodouard ajya asubira mu kazi ubwo niho byahereye ku inama yarabaye kuri 3 yemeza ko ajya mu kazi asubira mu kazi ku itariki 4 yego nari kubwiye ngo inama irimo inama irimo naje inama irimo ariko resulta zayo zinsanga mu kiganiro yego ariko kuwa gatanu nagiye tuvuga ko bamwemeje kuwa gatanu nagiye Rulindo kubyirebera yego ntabwo nagiye ku kare ariko kameme abamotari muraganira kwa ba patience se yego okay iko byagenze ntabwo dusubira muri detail kuko nyinshi barazizi
ndareba ibyahindutsemo Yego. muri dosiye. Yego. Amabara 3 ya komisiyo yatanze umusaruro. Minaroke minisitiri mushyashya yigeze kwemera ko arakijyamo. Niba yarakigiyemo ntavuge, niba simbizi, ariko ibyiza nuko twabonye amarezilita rero yo yaje ate n'ubundi biracyari kwa kundi ziracyapfa bitanihira. Nkuko nari navuze muri komanteri y'abantu, mvuga uriya mudamu experience y'imyaka ye ko yarakoze mu ma ONG avugira abagore, hari byinshi muri we bisa naho byivanga no mu myanzuro ye y'akazi. Umuntu ni mugari nyine ni wowe wese, ariko ubundi kubumeya iyo uri responsable w'abantu hari ibyo wigomwa ukaba wabo baturage, kuko uko wayoboraga Nyagatare siko wayobora Rulindo. So uwo muntu ufite flexibility, tukatufate nka muri Indwa yabaye vice mayor Rulindo, ajya Minaroke, ajya kuba mayor AI Rutsiro, ubu ni full mayor Rubavu. Bivuze ngo Murindwa wa Rulindo siwo Murindwa wo muri ministeri, siwe Murindwa wa Rutsiro, siwe Murindwa wa Rubavu. Donc hari ibyo rero wiyambura. Niyo na Mukanyirigira yagomba kugira ibyo yiyambura, akagerageza akirinda gutsimbarara, guhangana n'urwego nka komisiyo, akirinda kuzana ibintu biri personal, bese akava Nyagatare, akava mu myaka y'akamanuka, akaza akaba umunyarulindo nubwo rero naho avuka. Nabyo ariko bifite utundi tubazo ndaza kukubwira. Mu makuru ava mu bantu baturanyi, aho tuye za Shyorongi muri ya misozi, bivugwa ko n'abaturanyi atari sawa. Ngo ntago na radio ntiwayicuranga meya. Ngo amagaraje arafunga, kumwe ujya mu igaraje bakese ngo abo ni abaturanyi. Hanyuma mu buzima bwe hariya muri kariya karere nk'umuntu uhavuka, ariko wari uhagarutse nyuma y'igihe kinini, ubwo yahaherukaga mu buyobozi ari vice mayor w'akarere ka Buriza. Twe nitwa turere twarangiye 2006. Nyuma yaho kwiga kiste, gukora mu ma ONG, kujya muri kubona buruse, kugaruka akabanza Nyagatare, ahagarutse nyuma. Ariko abenshi bavuga ko no mu migirire byose bigenda bizamo. Ugasanga aragarura kuwo biganye primaire, uwo bigeze gupfa ikaramu muri primaire, ugasanga muri primaire wenda ubigeze kuba inshuti muri secondaire, ugasanga niko urebye niko bari kubibona, kuko bavugamo hari umugabo umwe, hari umugitifu umwe witwa Jean Vedaste ngira ngo yayoboraga Shyorongi, ubu deja ashobora kuba atakiri mu kazi, yagiye muri babandi bazize ibintu by'imikono. Uwo bavuka bashobora kuba bariganye primaire cyangwa bavuka hamwe ku musozi, barize primaire hamwe. So ibyo bintu rero biragoye. Abantu benshi bagendaga banyandikira atari ko noneho uyu mudamu kuki adacisha make, kuki adagira gute. Inama nakubwiraga yari iri kuba, bivugwa ko hari abatarayirangije kubera ko babonaga imyanzuro badashaka nko gusijya ku myanzuro hari. Inama yanzura ko Frodouard yandikirwa ibaruwa imusubiza mu kazi nka gitifu w'umurenge. Nubwo mu bari bakoze inama hari abo umwanzuro wa nyuma wafashwe basohotse. Umwanzuro wari uwo? Yego, uwo niba ari wirasohoka. Frodouard arayifata, arayibika. Ako kanya haza n'indi imugira umujyanama wa nyobozi. Nijoro rimwe. Ubwo zombi arazifite nyine, ariko ari ku executive ya nyuma. Yabanje gusubizwa mu kazi yahozemo, ariko meya yemerewe kumuha transfer. Ati ngwino iwanjye mu biro byanjye. Fayo. Urumva icyambere anomali ya mbere. Ngo Minaroke ivuga ngo nta byacitse, ibyo ambabaruwa biri ku muntu umwe mu ijoro rimwe. Hari abandi bagira ibaruwa imwe mu myaka 5. Umuntu asubijwe mu kazi nta kingwe na ofisi, ntasuhuje abakozi bari bamukumbuye, ahise ahererwamo transfer. Imiyoborere se gute se? Baba bumva ko bitazamenyekana. Yasubijwe mu kazi ku bugitifu.
ahita aboneramo mitasiyo ku karere nk'umujyanama wa nyobozi. Ntigeze bagitifu umunsi wose. Ntabwo yigeze ajya Imbogo amasaha. Reka. Okay. No, muri baki ibyo komisiyo yavuze byashyizwe mu bikorwa ariko sibyo biri mu bikorwa. Byashyizwe mu bikorwa mu nyandiko iryo joro. Yego. Bahita bamutransfera. Implication. Implication ya mbere nuko umwanya yagiyeho udatangirwa ramsam. Ya mafaranga ya transport uko gitifu aba yiruka ibihumbi bigera muri 900. Iyo uyobora umurenge hari amafaranga uhabwa kandi ayo mafaranga niyo uheraho wishyura imodoka y'ideni wafashe. Umwanya ariho ntayo bagena kuko ni mu biro ntasohoka. Poste ye iramuhombya ibihumbi 900. 900 bifatirwaho yishyura imodoka. Bivuze ngo azajyamo ideni ry'imodoka. Kuko yarayifite odejo. Okay. Hanyuma mu guhagarikwa niba yarabaye umwere ku makosa yabazwaga akamara ukwezi kwa 6 kwa 7 kwa 8 kwa 9 amezi 5 adakora, hari uwamusimbuye wahabwaga ibyo yagenerwaga. None wabaye umwere agomba gusubiza uburenganzira burava hehe? Kuwa musimbuye yahembwaga baramuhemba yahe? Itegeko rivuga ko iyo ushoye leta mu manza ni wowe wishyura, nyuma y'uzishyura. None kuko urumva ntabwo bamuha umushahara we iyo ubaye akite usubizwa uburenganzira. Asubijwe uburenganzira bisaba ko yemererwa guhembwa kwa 6 kwa 7 kwa 8 kwa 9 kwa 10 5. Kandi kuri muri bije y'akarere bayahembye wari wamusimbuye. Ngira ngo ni nka SEO hari ushinzwe uburezi. Kuko wa mudamu yari mushyashya uriya etat civil. Okay. Ubwo bivuze ngo biraganisha ayo Frode wari nasaba umushahara we kubera ko yabaye akite yagizwe umwere. Umushahara mu karere nta urimo wapanzwe hazishyura watumye ayo makosa abaho meya. Icya kabiri Frode wari niyambura imodoka kubera ko atari kubona ramsam mu kubona imodoka mu masezerano n'akarere kaba karimo karamwishingira. Ibyo bizagorana rero kumenya ngo ariko byo wenda ashobora kwisinya en privé ariko ubushobozi bwo kuyishyura yabutakaje kubera umukoresha kandi umukoresha n'ubundi kugira ngo ayibone yararimo. Ibyo ni ukumenya ngo ashobora kuyisubizwa ni nkuko yaba yirukanwe ashobora gusubiza imodoka cyangwa se agashaka amafaranga yaburagaho akayishyura ku giti cye. Good. Hanyuma ku cyaka kikwishe karera ntaho ndagera. Ikiranyica ntaho ndagera. Numiwe. Ntaho ndagera. Andi makuru inkomoko y'urwangano kera twigaga imyandiko. Inkomoko y'urwangano rw'isake na sakabaka cyangwa zangarama na saruhara. Inkomoko rero biragoye kuyivuga, hari ikintu nirinze cyane ariko nagiye ngicaho iruhande mvuga ko bari abantu bombi uko babanye narabivuze ko yabaye bradru wawe, ariko abantu bamwe bagashaka kubitekerezamo ko barengaga iby'akazi. Ibyo rero nayirinze kubikonfirima ariko mu metero wabibona kuko bivugwa ko Frode wari burugo kandi meya nawe ariko nkagaruka kuri ka kantu ka kuriya ka wa mwana. Yego. Ibyo byo mu metero zanjye ni hariya zigwa ariko byanabaho byo kujijisha. Cyo ni kimwe. Yego. Hanyuma asibwe icyo ndagisobanurira bo hari abakeka ko baba bapfa ko bigeze kuba babishuti zirenze izakazi. Ibyo ari byo ntemera. Urugwiro nibyo ntemera, nubwo Frode wari bivuga ko mu rugo bitagenda neza ariko ntago kubera ya dosiye y'umuhungu ihita yanira ko yajya kuko urumva sibye ko birashoboka ariko ntago yabasha gukutiriza. Aya birenge byagora ariko sava ngo ni bino tuzabikurikirana ariko nge ntago ndagera ku rwego rwo kubyemeza nubwo benshi babivuga.
hanyuma rero ibindi bitaravugwa na hamwe yego ibyo dushaka kumva muri kariya karere umurenge wigeze kuyoborwa na Frodouard witwa Rusiga wegeranye na Shorongi yego hari mu rubanza rumaze imyaka myinshi rw'umukire wihaye amasambu y'abaturage kera yego abana b'abo baturage baramurega bajya mu metero batera imetero babara imyaka ubwo butaka yabwe exploit urubanza ruragenda ruhagarara muri miliyari 15 15 miliyari ibyo ni metero yego muri Rusiga hari abaturage bari barambuwe amasambu n'umukire ufite inzu Nyabugogo yubatswe n'abanyururu okay iyo dosiye uwo mugabo uwo mukire afite n'izindi manza za Nyaruguru za Karongi nta birenze yego ariko bikavugwa ko reka rero no kuvuga ngo bivugwa ko umwe uwampaye amakuru ubwo kugira ngo abumva ko nabogamye babone icyo baheraho uwampaye amakuru numwe mu bana babo babyeyi bambuwe amasambu arambwira ati turega umukire uruhande rwacu abavoka bacu nibo bagiye muri ayo masambu bajya kuyabarira batera imetero bamenya uko angana babara n'ibyo bajya mu masambu ariko mu murenge uyoborwa na Frodouard yego bagakeka ko umukire we yaba yaravuganye na meya kwaje urumva urubanza ruzamo miliyari 15 kuba watera imetero ukavuga uti umuntu yaryamo kuko icyo kuryamo kirahari pe kirimo cyane ntabwo urubanza rwaguhagarara miliyari 15 urutsinzwe urambwira ko kuba wavanamo miliyoni 500 cyangwa se miliyari 1 ukarunyuruza ni vuba vuba iryo teri mukoresheje bazari bari kuri wowe ariko mukurunyuruza nk'uko bivuze wa mugani mukurunyuruza nk'uko bivuze habaye geste zuko akarere katashakaga ko abahagarariye abaturage ba nyina amasambu bagera kuri tere bakabarimita aho rero niho bandi batekereza bati wasanga harimo akantu noneho mu kubarimita gitifu w'umurenge probablement Frodouard yemera ko bajyamo bituma ba bantu bahagarariye abambuwe amasambu babona facts zihagije birangira batsinze urubanza 15 billions 15 miliyari ubwo se ubundi reka nubwo narimvuze ngo miliyari ibihumbi 500 miliyoni 500 byaba miliyoni 5 zo ntaba zimukuye ku munwa none se ubwo ngubwo si kuvuga ati ubyara umwana byara umurozi ubyara inkoko byara gaca si byose cyane ntaho byumva wowe ya kese noneho rero ubwo ako ni akadasanzwe kuko ibindi byo tugiye gusubira mu bisanzwe bihari yego noneho rero meya ibenge irabonetse hahita haboneka n'imuha transferi Frodouard ku itariki enye kuwa kabiri yahise atangira akazi yego yahise atangira akazi atangira akazi ariko hari abo ndi kumva hari ibintu bibiri ubu ndatera imetero ngiye nigereye Rulindo bamwe bakambwira ati umunsi atangira akazi hari n'inama yakoresheje ubwe yego aho mviriye Rulindo bamwe bakavuga numva abandi bavuga ngo ahubwo ngo n'umwanya bamushyizemo ngo wari urimo aracyawurimo ngo ntahererekanya bwasha ntaki oya nabibonye no mu nkuru nabibonye voilà nyine nibyo nkubwira ibyo nibyo ngende Rulindo bambwira ko yakoresheje inama yego nk'umuntu wabonye yego winjiye mu kazi yego mu nkuru mbona ngo n'uri mu mwanya aracyawurimo aracyariwemo okay
noneho tujye kuri factuel ubu urumva aho ni speculation yego ari abambwiye ko yakoresheje inama bashobora kuba barambeshye ari abavuga ko uwari mu mwanya agihari ntacyo never know tujye mu byanditse yego ubu noneho ntabwo ari komisiyo yamwandikiye meya yandikira Frodouard ibara ntuyifite isome nanjye meso mutuze yego isome yose ibaruwa ni yejo ku itariki 10 yego nirebe uko yakabaye ibaruwa iragira iti bwana Ndagijimana Frodouard mfite antete ikirangantego akarere ka Rulindo yego na boîte postale na numero de telefone yego ya mu nkuru impamvu gusabwa ibisobanuro mu nyandiko ku makosa y'imyitwarire akuvugwaho igihe wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo igihe yari yego bwana nshingiye ku ngingo ya 31 mu gaka kayo ka 19 y'itegeko nimero 065 akarongo kaberamye 2021 ryo kuwa 9 z'ukwa 10 2021 rigenga akarere aho riteganya ko komite nyobozi ifata ibyemezo ku bijyanye n'imicungire y'abakozi hakurikijwe amategeko abigenga nshingiye ati aho bisabwa ko komite nyobozi ifata ibyemezo ntabwo bikiri komisiyo rero yego niwo mubwira ngo ntukiri mu maboko ya komisiyo waje mu yanjye riteganya ko komite nyobozi soma ko karongo ifata ibyemezo ku bijyanye n'imicungire y'abakozi hakurikijwe amategeko abigenga bara nshingiye ku ngingo ya 36 y'itegeko nimero 017 karongo kaberamye 2020 ryo kuwa 7 ukwakira 2022 rishyiraho stati rusange igenga abakozi ba leta aho iteganya ko umukozi wa leta aho iteganya ko umukozi wa leta yego agomba kurangwa n'imyitwarire myiza mu kazi mu kazi no hanze y'akazi ngo ni ingingo ya kangahe ni ingingo ya 36 ya stati y'abakozi ba leta yego komeza ndagusaba gutanga ibisobanuro ku makosa akurikira voilà irya mbere kosa ryo gukoresha nabi ububasha wahawe ugategeka umukozi witwa Uwimana Françoise umukozi ushinzwe irangamimerere na notariya mu murenge wa Mbogo guhindura amazina ya Musengayezu Sankara akitwa Usenga Thomas Sankara hariho akitso ntacyo ushingiyeho ubitewe gusa n'umubano wihariye wari ufitanye n'uwasabye serivisi ariwe Usenga Thomas Sankara w'imyaka 15 fungiraho ikosa rya mbere wumvise amakuru arimo n'amakosa arimo yego ububasha wakoresheje ububasha wahawe mu nyungu zawe bwite sibyo yego ukoresha umukozi amakosa ukoresha umukozi amakosa bimwe twari twavuze ngo yagiye kuri machine ikigaragara factuel mu komisiyo n'urukiko uko rwabibonye nuko machine yakoze akazi ihindura irangamimerere ni ya Uwimana Françoise ubushize twavugaga mbere ntabwo izina rye ryavugwaga uretse uwo ni wa mudamu mbere nababwiraga etat civil waje avuye mu burengerazuba bw'amajyepfo aje akurikiye umuryango we akazi bakamuhereza mu murenge wa Mbogo hanyuma akashingwa etat civil n'ubu ni nawe nababwiraga n'ubu kitaba umwe twashoje ikiganiro mbabwira ngo Frodouard nabumwere uyu mudamu azafungwa bazamuririra bazamugemurira ariko ntibazamugira gute ntibazamufungirwa amazina ye agiye hanze yitwa nde Uwimana Françoise icyo batashyizeho n'imyaka ye akazakora ashinzwe irangamimerere na notariya nuvuga ngo ashinzwe ibitabo by'irangamimerere kwandika bazasezerana kwandika bavutse gukuramo abapfuye none na notariya ni ukugira gute kwemeza inyandiko yego hanyuma amukoresha amakosa komeza amukoresha amakosa yo guhindura amazina ya Musengayezu Sankara voilà wa musore yego twavugaga yego wabanaga
na gitifu Frodoir muri ghetto Imbogo. Yego. Amazina nawe agize ate agiye hanze. Yahoze yitwa nde? Musengayezu Sankara. Komeza. Akitwa izo zose ni metero. Yego. Tumenye izina rya Etat Civil. Tumenye izina ry'uwahinduriye imyirondoro. Komeza. Akitwa Usenga Thomas Sankara. Amazina ye ya mbere turayumvise. N'amashyashya bashyize mu irangamirire turayumvise. Komeza. Ntacyo ushingiyeho bitewe gusa n'umubano wihariye wari ufitanye n'uwasabye serivisi. Ntacyo ushingiyeho. Umubano wihariye w'umugabo nande mugabo. Urumva ko bigenda bicayuka. Yego. Gukomeza. Ari we Usenga Thomas Sankara w'imyaka 15. Tumenye niki? Imyaka. Uwo ninde? Mineri. 15 bivuga? Mineri. Umwana. Buretse gatoya. Hariho akadomo? Yego, akadomo kagiyeho. Good. Icyo gika iryo kosa number 1. Yego. Ririmo gukoresha amakosa. Mu gihe ngiye mu metero za mbere navugaga ngo yaramubwiye ngo igirayo mbyikorera. Ariko byose birasa, ikigenzi ni machine yakoreshejwe na konti. Yego. Ni nk'ubu nakubwira nti zana telefone yawe mpamagare madamu mutuke kuri nyirabukwe cyangwa ubona bangutse. Madamu najya kureka bazabona telefone yawe. Si sawa se? Machine na konte ni ibya Etat Civil. Wa mudamu nari nakubwiye wari ukigera mu karere vuba. Amukoresha amakosa. Ubwo noneho me yaremera ko yamukoresha amakosa. Ntabwo ari we wabikoze. Yego. Ntabwo ari gitifu wabikoze kuko factuellement byakozwe na Etat Civil, ariko akavuga ati yabikoreshejwe na gitifu. Yego. Ngo akora iki? Etat Civil icyo yamukoresheje, icyo yakoraga n'amazina. Si tubibonye Uwimana Françoise ngo agira ate ahindure amazina irangamimerere ry'uwitwaga Musengayezu Thomas. Mbere ntabwo Musengayezu Sankara. Mbere ntabyo twari dufite. Hanyuma yitwe Usenga Thomas Sankara. W'imyaka 15 kubera impamvu z'umubano wihariye afitanye na. Urumva icyo gikamakuru arimo? Yego. Nibyo bita gutera imetero ni 70 ingahe? Mu nyandiko ni 60 cyangwa 8. Ni oya ntagigera. Inkine. Ariko tumenye ko gitifu yakoresheje umukozi. Yego. Amakosa. Umukozi tumenye poste ye iyo twari twayivuze. Tumenye amazina icyo akora, amazina ye nuko yakoreshejwe. Yego. Nibikiri ko ari Frodo wabyikoreye. Icyo yakoze guhindura umwirondoro, tumenya nyiri umwirondoro uko yitwaga mbere nuko yitwa nyuma. Ubwo sigaje ingingo ebyiri ziri muri iyo rimwe. Yego. Uwahinduriye imyirondoro tumenya imyaka ye 15 mineur umwana, ariko ku mpamvu n'impamvu byabaye umubano wihariye agitifu. Ubu nibwo akazi gatangiye ufite abagenza cyaha abashinjacyaha ibana batyazi bahanagura inkweto cuma mbere. Ubu nibwo kagiye gutangira kabisa. Yes. Yego. Kuko aho ngaho gukoresha undi amakosa. Yego. Ibyo sinzi ingingo bihanira, ariko ibyo biguma kuko nawe iyo bapimye bagasanga ari muzima nta karita y'indera afite, bavuga ati ni gute umuntu wundi agukoresha amakosa. Ariko mu metero narabikubwiye, umukuya wiviriye icyangugu umudamu akasanga gitifu maze imyaka n'imyaka mu biro muri machine y'umurenge kuza akakubwira ngo gira utya. Hanyuma tumenye uko yitwaga uwo bahinduriye imyirondoro. Ubushe nari nabikubwiye ko uwahinduriye umwirondoro ari nawe wavugwagamo. Yego. Ubutinganyi. Yego. Ari wo mubano wihariye hagati y'umugabo n'undi. Ubwo sibyo nibyo yavugwaga nkirongo ndumva byajya bisa gutyo. Donc umugore turamumenye Uwimana Françoise feel free itanga byagiye mu ibaruwa ntabanga. Na Musa na usaba Yezu ugira gute Usenga Thomas Sankara ni wihisha itangazamakuru. Iyo baruwa reba abahawe kopi pour information n'inzego zose. So Françoise na Thomas Sankara inzego 8. Françoise
na Thomas Sankara ndi hamwe ni karibu yego murakihishahisha se byaje bwibaruwa okay impamvu mbwira izi inzego z'iperereza ribu parike Frodouard aravugwaho umubano wihariye n'umuhungu ibyo nta cyaha kirimo ariko tujuje imyaka yego ni neri 15 kandi narabikubwiye mentioned yego nyine kuba byashyizwemo aricyo bivuze erega attention erega mon cher ami kera bajyaga bavuga batangiye kuvuga uburundi ariko kuko tudafitanye umubano mwiza ndavuga ikindi gihugu yego hari ikindi gihugu ari igihugu umuntu umugabo rwose yari nk'umusirikare ukomeye ariko yajya guhana umwana watukanye cyangwa wamenye ikirahure wamenye isahani akambara imyenda nta mwanzi uba muto ubu rero meya yabonye ko ahanganye n'ikintu kiremereye niyo mpamvu ashyize hanze amazina y'umukozi wakoreshejwe amazina yo yahindura ibyangombwa n'icyo apfana n'uwo n'imyaka ye ako kana kandi ubushize nawe nabikubwiye ngo uwo mubano wihariye wa Frodo n'uwo mwana n'uwo navwitaga umuhungu sirarinze imyaka irenze ko ari nk'uwa 20 nzi ko ari nk'uwa 20 wenda ari nk'umwarimu wigisha wo muri primaire kumbe ni mineri ayo makuru aje ari mashya ariko nakubwiye ko uwo muhungu amaze kugira ikibazo cya sante gishamikiye ku mubano wihariye we na Frodouard yabibwiye Frodouard ashatse kumuzikana abwira meya afite detaye bivuze ngo muri kino kibazo uwo mwana bunamaze kumenya ko ari umwana wa 15 ashobora kurwana ku ruhande rwa meya hose yahajya kabisa aho yashaka kuri meya cyane cyane hanyuma byemejwe se ko byabaye fagiti zikaboneka kuri mineri muri societe ubwo byarangiye bigaragaye naho yaba ari majeri kukuvugaho ibyo ubwo cyitwa urugo kwitwa kwa sobukwe kwa baramu bawe abo mwiganye bose bahita ati kumbe burya ariko noneho penaloma mu mategeko mineur yego imibonano hagati y'abantu bahuje ibitsina basanzwe ari bakuru babyemeranyijweho nta kibazo ariko niba ari mineri ntagira consentement penal niyo mpamvu uri kubwira abantu ngo bafunge butu yego gikomando yego hanyuma rero ingingo ya kabiri ikosa rya kabiri irya mbere wumvise ko harimo menshi si byo se ni ibyaha ese amakosa uyu mudamu niyoroshye we ariko ushobora gusanga ko afite umujyanama mushya wasanga umujyanama ari wanditse iyo baruwa soma irya kabiri none irya kabiri kuba warakoresheje umwanya w'umurimo mu nyungu zawe bwite ugamije kunoza umubano wihariye wari ufitanye na Usenga Thomas bije kabiri yakoresheje umwanya ubwo w'umurimo mu nyungu zawe bwite kugira ngo anoze umubano yego ariko uwo mubano ko numva bawugarukaho cyane ugamije kunoza gusanga wihariye ushobora gusanga yaramuhaga ama avantage cyangwa wenda akamushyira ku rutonde rw'ababona imfashanyo cyangwa school fees n'iryo gusa yego hasi nta bindi hasi urasabwa gutanga ibisobanuro mu nyandiko kuri ayo makosa mu gihe kitarenze iminsi 5 uhereye igihe uboneye ibaruwa itariki y'ibaruwa yasinyiweho n'igihe ugira amahoro Mukanyirigira Judith umuyobozi w'akarere ka Rulindo itariki yasinyiweho ni received ku ya 7 z'ukwa 11 2021 yego yatangiye akazi kuri enye ku ya 7 yahise bamwa yarandikiwe yakoze visi enye eshanu esheshatu nega karere we ese ibisatu nuvuga ngo ubwo umunsi njya Rulindo yatangiye akazi maridi yego mercredi jeudi ngiye nagiye Rulindo iyo baruwa yanditswe umunsi nari Rulindo ku wa 5 mbega karere we good
soma abamenyesheje bikamenyeshwa rero aha bimenyeshejwe bwana minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aha Dr Patrice Mugenzi aho ni i Kigali wundi wavuze ngo nta cyacitse ntabwo ariko yamenyeshejwe madamu minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo aha ngo naho ni i Kigali madamu umunyamabanga nshingwabikorwa wa PSC ni Public Service Commission Angelina Muganza wa wundi wanditse amabaro watatu yego aha bwana guverineri w'intara y'amajyaruguru yego uri Musanze bwana perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rulindo bwana umuyobozi w'akarere wungirije bombi Rulindo bwana umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Rulindo nta procureur urimo nta deje wa RIB urimo Minaroka okay sava so ngaho rero impamvu nkunda kugaruramo ministre wa Minaroka nuko babifata nk'ibisanzwe ariko yagira ngo wenda karumerere les esprits et la situation ko abantu bose muri kubatira bavuga ngo abantu birirwa muri ibi bakora ryari umuntu agarutse inama reba inama bari bayirimo bisha akazi irangiye umwanzuro kwandika ibaruwa isubiza Frodo ku murenge uwo muntu yagomba kuba ari gukora ibindi kwandika ibaruwa imugira umujyanama yagomba kuba akora ibindi akora iminsi 3 kwandika ibaruwa imusaba ibindi bisobanuro mu gihe kitarenze iminsi 5 ubu wambwira ngo akarere kari gukora kweri ahangaha ubu meya uri muri ibi ashobora kubona umuzaniye ordre de mission uvuga uti ngiye kuri tere wenda hehese wenda Burera hari umuntu twishyurira ibitaro uburwaye kanseri tugiye ibutaro yahita abona urgence yabyo mu mutwe harimo Frodo no gushaka ibimushinja icya kabiri nari maze kukubwira nuko uyu muhungu uwo nguwo usenga Thomas Sankara idosiye ye ibye na Frodo uwo mwana yasabye Frodo kugira ibyo amukemurira umwana ahiriye mu nzu ajya gupfunda imitwe kuri meya idosiye arayizi nibikomera uyu mwana ashobora kuzajya ku ruhande rwa meya kuko Frodo ntacyo yamumariye yego bacyumvise umubano wihariye ese nkawe nyumvira ubu se umugore wa Frodo nk'iyo baruwa abona umubano wihariye n'umuhungu rimwe kabiri bikanya ikigaragara mu bintu byose twari twavuze nuko ibi bintu bizarangira n'ubundi hajemo penale niyo mpamvu meya nawe yakoresheje arme lourde sinzi ukuntu nazita mu cyongereza ariko intwaro ziremereye ibitwaro kirimbuzi aho bazita siraha ya musada ibintu nk'ibyo arme lourde amazina yakuyeyo icyo bakora imyaka impamvu niba ari imwe kagufi cyane usenga w'imyaka 15 kubera umwano wihariye wakoresheje umukozi uw'Imana Françoise ntabanga rikirimo mu nyungu zawe bwite ntabanga rikirimo ibi bigomba kurangira kuko yego bigomba kurangira niba bigaragara ko usenga ari mineur ubwo za karado zahagurutse cyane bamenye ukuri kwabyo nibibabyo uwo mubano wihariye w'umugitifu n'umumineri bahuje igitsina ntabwo bigomba kurangira mu karere icyo ndi kubaza mu metero dukurikije speculation zari zihari ufuha kwazamo gufuhira umwe se ku wundi kandi nakubwiye metero nyinshi nakubwiye ngo icyo gufuha cyishwe icyo gufuha cyapfiriye mu kuba byitwa ko Frodo afite umubano wihariye n'umuhungu nyine nanjye nkavuga niba bivuga umugore agafuhira umuhungu se akavuga ati oya icyo ntago ntago nakihamya ariko rwa rubanza nturukerense yego kuko turatu miliyoni uko twangana kose turuta ibindi we twita utuntu wazajya ku isoko watubonye ibindi wabishaka turasunika ibindi wabishaka ahubwo wenda ikindi kirongeye navugamo aha hantu muri kano karere umuturage ku isonga nawe ari kumusonga sinakweretse se babandi bishyuye amabati 25 ku birayi 10 ibiro by'ibirayi 10 imigozi y'ibirayi bakora iki se ubu barusahurira mu nduru Rulindo nibwo bari kwisahura kuko ntabwo akarere kari concentre kubifitiye abaturage akamaro aha niho hahera
za ntuza za nyandiko mpimbano kuba muri expropriation niho hahera bagena inzu z'abatishoboye ukumva umuntu ajombyemo muramu we cyangwa nyirabukwe meya ntafite umwanya wo gucekinga ngo uyu muntu ndamuzi kuri ibi nibi ni byinshi ese ubundi usibye na Frodouard nubwo nyine agira nawe courage ashobora kuba afite nawe izindi mbaraga zimuri inyuma umuntu mwageranyeyo akandikirwa inshuro 3 adashaka gusubiza mu kazi yagize akakugira umujyanama ari Mukanyirigira meya ari Frodouard umujyanama we ninde utekanye nawe ubu inama Frodouard yagira Mukanyirigira yazishyira mu bikorwa biragoye usibye kumubwira ati meya yamubaza ati harya inzira igera mu Kisaroni yihe akamubwira genda uragera Mukara uzamuke Kinihira akamugenda murangira imihanda itagira ibiraro kugira ngo atinde mu nzira cyangwa imodoka ye ijegere cyane hanyuma ejo nibamubwira ati ngaho reba urutonde rw'abo abana tugiye kohereza ku ishuri abo twahitamo tukabaha amafaranga agashyiramo n'abaritaye kugira ngo ejo nibirabura auditeur naza ati twasanze akarere ka Rulindo kararihiye abana batakiba mu Rwanda liste yarakozwe na Frodouard meya gasinya ubwo bujyanama burashoboka abanyarwanda biragoye umuntu mwahanganye gutya yakubera umujyanama biragoye arewe biragoye twagiye tureka kubeshya igisubizo twavugaga nicyo cyonyine abantu bahanganye amezi 5 none umwe n'umujyanama wundi icyo zisho ntayo Frodouard yagira Mukanyigira ngo ayemere kandi na Frodouard ntiyagira iyo courage iyo yamugira niyo kumubwira ati wambabariye ukanyereza muri Burera bakanyehera umurenge warugenda bare nibura ati cyangwa bancyane bampu waremera muri Gasanze muri Musanze ati cyangwa se munyihere Rushashi muri Gakenke niyo nama niyo nzima yabahuza amwemereye ati promis ayer kumwe batugiraga muri secondaire kumuha umurenge mu kandi kare niyo nama nzima Frodouard yakaba yagira Mukanyirigira ni nayo yatuma bongera kuba bazima bahura yagiye mu kandi kare bakajya bahurira mu nama za guverineri ariko nta yindi nama nzima hanyuma rero nubwo nabwiye inzego nyine ngo zifunge butu hari naho bishobora kuzagira bikagaruka kuri meya kubera uyu mwana ni minere amakuru ya mineri arabungabungwa keretse niba mu byo barahinduye n'imyaka kuko uyu mwana 15 abaharanira uburenganzira bw'abana baravuga bati ese azakura ubu yazaza gusaba kwa Yoko bukwe uyu muhungu wa 15 azagera aho ahinduka umugabo asaba umugeni amubone baramunogereje umubano cyararangiye kandi bizamijwe na meya kuko mu babaruwa ya mbere bucece nta mazina yari arimo ariko nawe kugira ngo yikureyo kugira ngo yidefande dossier itangire bushyashya avuza amazina cause yes Françoise rwose nguhamagaye ivugire cyarangiye pe ngenda ciruhande akadamu kiviriye Rusizi Nyamashekerere gafite umuryango i Kigali amazina yagaragaye ubu n'umuryango wawe twawumenye gusa byose umuhungu ikimbaje nuko ari mineri ni mineri kuko nanjye kubisakaza bindya ahantu ariko ubwo nabwiye Karado mu Rwanda Shyaka Evariste mbwira abaninete muri haguruka bareba ko di mineri ni umwana umwirondoro w'umwana byonyine no kumenyekana ko wahinduje umwirondoro bikabastinga utandikiye NIDA guhindura amazina muri NIDA nakarabo nukwishyura itangazo ukanyera bakaguhindurira ariko se kuki byagiye gukorerwa mu murenge wa Mbogo bikazamo igitugu cya Frodouard akempoza uwimana Françoise kugira ngo ahindurirwe umwirondoro uyu muhungu usenga Thomas Sankara kubera iki kuki Frodouard atamugira inama ati jya kuri NIDA nzabigufasha jya kuri NIDA kandi yashaka kunoza umubano wihariye sawa katubitega amaso ntago nama episode pe nama episode reka tuvuge gatoya kuri wagira icyo tubwira gato kuri Bugarama wenda usoza Bugarama muri make ibyo twumvise byose ikigaragara n'ikira
gitifu Vincent de Paul nubwo atarasubira mu kazi ariko yazize amaherere yabaye nk'ushinyagurira umurambo ibyo yaba akurikiranyweho ni nko gushinyagurira umurambo usibye ka karuko vuga kujya kuzambya dosiye usanzwe ufite ariko ubundi nkurikije ibyo Nadine avuga n'ibyo Didi avuga niba ahantu umugabo ashobora gukora urutonde rw'abagabo 25 bamurongoreye umugore warangiza ukajya kugaba igitero ngo kuri gitifu ugezweho aho hantu utarigeze agabune hari n'abandi ntagize mvuga Nadine yabivugiye gitifu witwa Gervais nari nabimenye uriya gitifu ntabwo nari navuze izina uravuze ko atangirwa na ga yego gitifu witwa Gervais bivugwa ko umugore we yego yigeze kuva niba yari i Kigali atuye niba ari Huye ariko ni i Kigali ajya kurwana mu Bugarama arwana na Nadine ngo ashaka Nadine uriya Gervais Nadine avuga nari muzi bari babimbwiye ko umugore yagiyeyo ariko ikigaragara cyo abantu b'iki gihe rero basigaye bafite n'imvugo nziza ngo namubabara ariko gusubirana wapi ngo imbabazi nazimuha ariko gusubirana wapi ariko Didier aravuga ngo byaterwa nuko azisabye nagenda akabwira mama we na Didier waremera ko yakongera kubana na Nadine ariko Nadine bimugeza yararekuye kandi wumvise inzira ndende harimo byinshi ririya rero ira couple ni isomo gitifu rwose nta wenda isomo kuba gitifu no kubabwira ngo idosiye ufite administrativement yivanemo icyabamara itandukanye nayo mu bijyanye n'amarangamutima ibyo ni ibisanzwe no mu kazi mu byoroshye ni nk'aba bose baza ngo tubakorere ubuvugizi gitifu ajya ava mu murenge we ibyo byoroshye cyane ibijyanye n'amasantima n'amarangamutima yagombye kubyoperera muri zone yindi atari yayoboye rwose icyo nicyo yego ajya Kayonza yikore ibyo ashaka icyo ni kimwe niryo kosa byonyine mbona ariko imiryango y'iki gihe twafashe hari abantu bagiye bamakomanteri ngo abantu kwishyira hanze nibyo bahisemo yego uyu muryango uri hanze se nk'ityazo kuko niryo nzi ritajya rijya mu nzu birimo mudugudu birimo ngaho kwirukanwa muri ntuza muri Simerwa ngo nkorera urutonde rw'abagabo bagutereta muri Simerwa ariko vraiment abasore bateganya gushaka kubaka ingo vraiment muzirinde gushaka bene ayo makuru ntago mwakwisazira wahita usara ntago wakwisazira n'itanu ntiwayimara wirwa uvuga ngo ninde uvugisha umugore wanjye ibaze ngo yaho yagiraga Nadine ngo yararaga mu kindi cyumba telefone ikarananwa na Didier ngo yicare averifiye ikigaragara urwo rugo uba warushinze utagamije kubaka iyo ugamije kubaka barakubwira ngo dore umugore wawe yinjiye hariya utabashije kumuhamagara ngo agarukire muri salo ukumva yageze mu gitanda ukiyakira yazi ukamubwira uti madame vraiment ici pourquoi ma chérie bamuvovoye byarangiye ariko ntabwo wabisubiza inyuma sibyo ukamugusha neza ariko guhita guhamagara abaturage guhamagara itangazamakuru Nadine aba yisekera ati shati ati Didi yampinduye umusitari ku ngufu none se kuko yarumiwe donc urumva rero Nijare ya couple zidakenewe cyo kintu uvuze cyo umuntu abashije kubireba hakiri kare ntibyakagoye cyo kudasigasira umuryango kandi wangiza abana bara na Didi kujya kuri primaire kubwira abana ngo nyoko ni indaya bana bicu nyoko arafunzwe ugusaba abana bazakurira muri he muntu akandi akanyuma ndi buvuge amakuru ari batsinda mwibereshe yego nubwo Nadine yavuze ati haje mu by'amarozi bya binene nabikubwiye Nadine avuga ati ukuntu yari makina amakarita ngo umugabo akaza bagashwana bukeye yohereza abantu ngo baza kunyanyagiza ibintu nk'ibyo by'amarozi simbizi ariko ikiriho ariya mwibereshi Nadine yahaserutse neza
ariko we ntabwo yahavuye bishimishije cyane kuko hari abampamagaye bambwira uburyo abantu uburyo yahagiraga inshuti wenda inshuti zikamubanira nabi cyangwa se nazo zigacuruza ifu nka Didier bikarangira ukundi bibamo shoke burya bibamo shoke. Sinakubwiye akantu Pastor Mutesi yigeze kuvuga yigeze gupostinga niba yarakavuze umuntu nkabona umuntu yagapostinze avuga ngo mu mikino yose yo kwisi nta n'umukina ariko ukina n'umutima wanjye w'umuntu ukina n'umutima we warangiza ukina n'umutima we warangiza ukanamufuhira ukamubeshya urukundo warangiza ukanamufuhira. Gufuha bibabaza abantu benshi cyane. Abagabo barenzaho ariko ku bagore barababara cyane. So rero mu bantu babaye inshuti na Nadine hano mu mujyi wa Kigali cyane cyane ibice bya Batsinda aho yacururizaga ashobora ko atariho baratuye ariko nawe hari aho ngo yageraga agasa naho wari iwanyu mujya mwata imirima. Wari watira umuntu se akimura imiyenzi ati akagira akamenya ngo yarahagabanye kuko urumva abagore beza rwose niba umugabo ufite urugo akuremeye mugahuza urugwiro by'igihe gito witera imiyenzi witangira kureba muri telefone witangira kumaza ngo uravugana nande ufite umugabo nawe afite umugore ari ikintu kito kibahuje kandi niyo waba uri konsanta wo gusenya urwawe we ntabya niyo gahunda yifitiye umugore we inyagasambu ava Nyagasambu akatsa imodoka akaza kunywera ibatsinda agira ngo akurebe wowe Nadine mukaremerana mugakemurana ibibazo akabishaka ko yibagirwa Nyagasambu we mubwira ngo nujye ugera rugendo ujye ukatiraho cyangwa umubwire ngo nugera mu cyumba Nyagasambu ni nguhamagara jye unyitaba. Hari abantu watira bagatera imiyenzi iyo mubanye gutyo ni imibare 1 2 3 ibintu biba bibaze hari aho utarenga kuba umuntu akuremera rwaba urugwiro rwaba akanyenyeri ntago bivanaho ko we yanze urugo rwe. Nibyo nkubwira bya 5 in 1 ushobora gusanga yaje gushaka 1 in 5 iwe abona 4 zihari afite umugore umwubaha ubyara akita izina abana bakitwa amazina se yabise yitwa papa kanaka na mama kanaka. Ibyo ntabwo wapfa kubisiba ku muntu w'umugabo utunyenyeri itsoke. Ibyo rero hari abantu ngo batajyaga babyishimira noneho bavuga ukuri hakazamo kubirakariramo. Nadine ngo akabirakariramo ego niko bambwiye kuko nzi umuntu kubwira ngo kutanyitaba ibaze kutanyitaba ndabugana na data bujari genda pfa kumwitaba agiye bugana na data bujari ntabwo pfa kumwitaba ari ukuntu umuntu rwose ntabwo ushaka kunyitaba ibaze vraiment watanze urugero rwiza. hari undi ibyumba hari umugabo wari umeze gutyo nawe afite umugore nawe wari baremeranaga byemye baranabyaranye akamuhamagara kuri telefone turi kuri kontwari mu kabari ngo ariko ngo ako kazi bagiyemo ni bwoko kigatuma utaza kunyura kontwari yuzuye abantu ariko nyine umugabo nawe ntarakare burumva nawe ibiryengu bibaho akabyoroshya akemera icyo yari ariho akaza akabanza akamucyura ariko abantu nibabyumve vraiment abadamu nibo bakunda kugira iyo mico. Abadamu rwose hari igihe umuhabutamwe akumva ko na ngenda byose abijyanye akumva ko mushobora gutaramana agashaka ko mwataramana mukageza 11 hanyuma akabwira mama w'abana ko yarari he niba guhaye amasaha 3 cyangwa 4 ntahagije mutangiye saa 3 wenda saa 8 murekure da agenda ahimba iby'akazi ahimba ibiki yavuga ko yagiye kudepana runaka nta mpanuka yabaye ariko none akigera no kuburiri utangira uhamagare hanyuma natakwitaba kubera gutinya mabuja uvuga ngo kuki muhamagara ntunyitabe saa 11 vraiment yabitaho ngani none aya masaha cyo kora amahirwe yanjye nuko iyo ngeze muri ndayifunga. Hari n'abakora iyo kata ku bushake numva ko kundi babivuze we muri we kubona side ye biri gusenyuka ntazana guhamagara rimwe ku manywa kajya pimanya
nijoro urumva hari kesi byabayeho imwe cyangwa ebyiri hanyuma Nadine asa n'ubirakariramo urumva nyine hari igihe burya umunyu w'igisodyo burya hari igihe na kaya nyinshi zikubana ikibazo ariko umuntu kanema niba mwavuganye kuri mu gitondo mwavuganye kuri telefone mwasangiye hanyuma nimugoroba mugasangira kameme kureke ko umuntu yarekera ukazategereza erega ntabwo ari ibyawe ntabwo ari ibyawe kandi ntabwo wakwifuza ko ibiri kuba mu rwawe biba mu rwundi oya vraiment buriya rero abagore b'abanyabwenge barakure ku gatuza rimwe na rimwe akajya avuga mwiriwe sava agategereza we kumubwira uti ndagukeneye tuganire ibi ariko umuntu ugutonganya umugore utari uwawe ugutonganya ngo kuki utanyitaba uri kumwe n'uwawe hari nuza hari ibintu uba wumva hari abagore barengera ugasanga hari aho hari experience nigeze kugira ibyumba umugabo hari umugabo afite umugore w'isezerano n'uwishoreke afite n'imodoka y'akazi ku munsi w'isoko umugore akajya guhaha agapakiza igare cyangwa ingorofani uw'isezerano imodoka ikajya kwahira wa wundi w'ishoreke hano w'isezerano akayireba akazuguza umutwe yarangiye ayikoze ibindi donc uruvuga ngo rero ubuzima impamvu hano nahatinze nkanga kuhava nabuze uko nkurutira kuko ibintu ndi kuvuga hari ababyemera n'abatabyemera ariko ubuzima iyo mvuze ngo bukenera kuremerana ni nkuko watira n'imodoka ni nkuko wajya no gusaba umunyu sibyo cyangwa isukari cyangwa ukikopesha ntabwo bivuze nta muntu abantu bake babona bya 5 in 1 mu muntu umwe nka biriya bya Baritazari ni bake niba rero muri 5 in 1 mu rugo ubona 4 bikakunanira kwihanganira ya 1 ukayishaka ahandi kamemu byumvikane ko hari ahandi hari 4 ibindi byo ni ibisanzwe kuremerana ni ibisanzwe igihe cyose kuva isi yaremwe kamere muntu nta nubwo tuzabihagarika kamere muntu iremetse ko kubaho ari ukubana kasoreze kuraka kubana no kudepanda kubandi nzakamwita avuga ngo péché vivant yatubwiraga ngo gukora imibonano mpuzabitsina wambaye agakingirizo icyo shaka kuvuga bikuye kuri ibyo ni ukuvuga ngo mucana inyuma ariko mudasenya ingo ntabwo gucana inyuma automatique ari ugusenya urugo ariko niba utangiye gushuka umuntu ngo iryamire ryamuzataha ejo saa 2 afite urugo azavuga se ko yabaga hehe genda igice afite abana bitwa ko arabe bamwitira papa kanaka we nushaka ko abararamo nushaka donc nukurengera ibindi byose birashoboka mu buzima kabumbu ni pasi niko nabyita Kigali wisheya ariko kuvuga ngo naranguye mu mafoto y'ubukwe se urimo kwidarapo se urimo waburetse guseka ndangiza kwa padiri se urimo kurahira na Bibiliya urimo mwagiye mwihangana ugacyura ibyo rwose igacyura ibyo akanyenyeri ko nta kibazo n'umushahara ushobora kuba ujya kwa mabuja ariko twa giti twa bisiyo nta kibazo aho sava aho kamera neza ariko attention witandukira